rimwe kabiri gatatu action. Badamu beza, iyo wikoze ubonye ko ngiye kujya muri misiyo nzamara iminsi 2-3, nakubwira ngo hindukira ukavanga urinaniwe. Madame, Mama Sharo, Mama Jane, urananiwe kandi ngiye muri sangiye safari. Ko nanjye ndi bumubaze Nzamara iminsi 2-3. Ugatangira ngo urumva ngo umugabo wanjye nganca inyuma ngagahina ngo ndi kumva abagore barenze umwe. Mama Sharo, Mama Keti, ufite abagore bangahe kama? nako nta kibazo. Hata ntukatuvunishe aho tugiye, abari abadamu tugiye gufasha ya mirimo ikomeye ndaknitiraga. Kandi nawe ushobora kuba ufite ikibazo cyo mu mutwe nk'icyanjye. Yamara ibyo bintu uri kuvuga utagira ngo nta bantu baguteze amatwi cyangwa se bakubonye. Jewe ngiye kugushyira hanze ku karubanda. Umva ko bavuga ngo abantu bashyira abandi hanze ngo barabahana. None si igeze mu rugo bigenda bite? Ubwiza ukuri ibyo bintu ni inkora iperereze nkasanga abo bantu uvuze koko. Kandi nabageraho icyaha cyawe kiraremera, atari bya bindi byo guhura wihindurisha indimi uvuga uyu mwanya wavuze gutya. Uretse ndabikurikirana akasanga ni ndamutse nshurije amaso inyuma, abo bundi bari abagore bo ni shyashya. Nimwe mwabagore mwe ndi kubaza. Kamaza nawe ndashaka yuko mubona hari ikintu ari buzo wivuguruza uvuga uti ibintu navugaga nari ndimo mbeshya, cyangwa se wari uri kuvugisha ukuri. Ndaje nguhamagare niba hari ibintu wari uri kuvuga ushaka ugira ngo nukwikinira no kujewe ndabishyira hanze. Ko bavuga ngo ibyo umuntu akina ngo nibyo abakora. Reka nze mubaze n'uburyo biriya bintu yabivuze yanabikinyemo. Bamwita Kamasa. Ibyo urimo urabivamo unyitabe, urabivamo rwose ndagushyira hanze. Wanyitabye? Alo. Kamasa. Umeze utera? Nari ndimo ndeba akantu, ndeba amafilime wakinnye, ndeba aho wakinnye uri ku mashuri, uri diregiteri, uri nde, ariko nkabona higanjemo ibintu by'ubuhehesi cyane. None hari akantu mbonye wakinnye uri kuvuga ngo niba ngo umugore ngo mama runaka nimba ngo aba yagusize ngo wamusize ngo mu rugo ngo wagaruka wamubwira ngo reba hino, ngo yarangiza akareba hirya ngo akagutera umugongo. Mpita mvuga ntariko ibi bintu ntuba ubundi ndashaka kukubaza mwibarize jewe. Kama ibi bintu ubundi mu buzima busanzwe siyo ntukunda abagore? None se ukunda ni mama wawe nkubajije se? Alo?
Alo. Naribwiye ko akenshi mu by'ukuri ntabwo uri ko muri kandi uri gutwara batubyara ariko akenshi mu by'ukuri icyo dukina nawe bihuye nawe kuko dukina inkuru ikigamije ari ukosora sosiyete ariko tuyigeza kuko ko mbona ntawe navuze ati uriya nyamara hari igikomeza tugiye gushobora kuba twakorera abandi bari hariya nko kugira ngo tunakire buri wese agaruye mu nshingano ko nabonye mu buzima busanzwe ushobora kuba umeze ari ukuntu ugira icyanwa kigahita kimera nk'ikisekurume y'ihene. ubu ahantu wagiye ntabwo uri mu buraya. uzi impamvu mbikubajije se? uzi impamvu mbikubajije? nguhamagaye inshuro zigeze muri 3 utitaba, ndavuga ntubu ngubu arahuze nyine hari akantu ahugiyemo arimo aragatamira. noneho nkavuga ubanza aribyo bituma ugera mu rugo ukabwira umugore ngo reba hino, yakwanga ugahita uvuga arya uriya arabavuze ngo ba runaka ngo baba badutegereje. mbonye utitabye. yego nyamara bazi neza ko hari umugabo ashobora kumara icyumweru ari kuri iki cyangwa se ari runaka akaba yahura n'ibigusha byinshi iyo bikanye ko ageze mu buryo bwa agaciro cyangwa se adashobora kuba yahabwa umwanya ashobora kuba yakimwe kumarira ku buryo bworoshye ariko iyo umugabo afite utacyubahiro bwabo kakasa nabyo mu by'ukuri rwose kugira ngo umugabo uzabashe none se kamasa ko bavuga ngo ubundi umugabo asiga mu rugo ibiryo bihiye akajya kurya muri resitora kubera ko yihuta, buriya si uburyo bwo kuba bishobora guterwa n'akaya bari bamuhaye mu rugo akabona si sawa, cyangwa se bigaterwa n'uko batinze guteka, cyangwa se n'uko atishimiye ibyo kurya byo mu rugo. ibyo byo kurya byo mu rugo mvuze uri kubyumva? ibyo mu kabari se byo wabyumvise? ibyo mu rugo nashatse kuvuga umugore wo mu rugo, mu kabari nashatse kuvuga twa dukobwa tuba dufata neza abagabo, akagusukira mu kirahure ubundi akagukora no mu gatuza, ku bantu bafite impwemu usibye nk'iyo wagira ngo baharuje urwembe. ubwenge abakobwa bahaga mu tubari cyangwa se mu buserezi b'abasore babiseriva ubwenge bafite abagore nabo bari mu ngo, ndavuga abagore bacu barafite nabo ubwenge babugize ntabyo ko ingo zakomera. Gerageza kugusha neza igitsina gabo, abagore nabo baciye akeye cyangwa se babyitoje kandi nzi ko babishobora, ndakeka bikazabaho mu miryango. none se hari umuntu wari wakuriye akara akubwira niko ye? hari umuntu wari wakuriye akara akubwira yuko uri live ubu turi kuganira, amajwi yawe uretse ko amashusho atagaragara ariko ari muri rusange abantu bashobora kukumva? ko numva wavuze nk'intwari, wavuze nk'intama kandi uri ihene. ndagushyira hanze ntabwo ari amashusho nk'aya ya mpano, ayo niyo baza kumfungira, ariko
icyo kijwi cyawe nta muntu wakimfungira ndakurahiye. None ahubwo ndumva wagiye mu murongo mwiza. Ubanza uyu munsi wabatijwe ndagira ngo ugire inama. Ese buriya abagabo bo ubundi iyo umuntu agiye mu kabara akabona udukobwa twambaye neza, kuki ubundi utagenda ngo ugure ka kandi ugashyira umugore wawe? Ikindi uzi ko hari n'abagabo batajya basohokana abagore babo kaba. Sawa turi kumwe. Mugabo bamuriye akara kabisa. Uriya rero ambwiye ko ibintu akina nta hantu bihuriye n'ibyo akora, kuko ntabwo nigeze muburira. Nabwiye reka nababwiye ngiye kumuhamagara maze mpite numva ibyo ambwira. Kuko akamubwira ati nawe se ntushona ntabwo ubizi. Reka mbwira buriya baba ndi bo mu kabari buriya batanga keya, ariko buriya keya ya nyayo nyine hari ahantu bigomba kuboneka handi mu rugo. Reba nawe ikintu kibura kama wakinnye uvuga ngo uragenda ngo ntakwiteho ngo ibiki n'ibiki, bamubwira ngo hindukira ngo akareba hirya mukabishwanira n'iki. Nawe cukumbura urebe impamvu yabyo, kuko iyo yishimye azayirukanka. Azayirukanka. Rero ndashaka ko ubutaha nzatungura umuntu nzi neza ko ari Rubebe, muhamagare. Nashaka zandege ndabizi abafana muzamburanira. Ubu ni mu rwego rwo gushyira hanze amabanga y'abantu. Abantu bagenda bameze nk'ibisekurume bijyanwa leta, ariko bagenda utwana bakurura babisomagura bagira gute. Hanyuma y'ikikobwa ndakineye umbonere tonton wawe, umbwire byose, umfungure umutima wawe wose, nanjye ibyanjye byose narabiguhaye nzabiguha. No, ukeneye iki noneho uyu munsi aujourd'hui? Ukeneye iki? Nta kindi ahubwo mutangire mumbwire muti duhamagarire na runaka, dore nomero ye niye. Murambwira ko uriya muntu